Turabashuhuje abadukurikiye kuri Kare Brothers, Uwiteka abahire. Tugeze mu mwanya wo kwiga ibyigisho byacu by'iki cyumweru, tukaba muri iki cyumweru tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo kwizera no kwemera. Icyigisho cy'iki gihembwe gifite umutwe uvuga ngo kugendana na Yesu. Mbere y'uko dutangira iki cyigisho, mureke tubanze dusenge. Data mwiza, tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo twongere kwigira hamwe ijambo ryawe, ibyo biherwe icyubahiro. Turagusaba kugira ngo umwuka wera aza tube bugufiya, turushaho gusobanukirwa n'ibyo wandikishije hamwe n'abadukurikiye, mu izina ry'umwami wacu Yesu tubisabye, amen. Nk'uko rero musanzwe mubizi, muri iki cyigisho cyacu cy'iki gihembwe tuba turi kumwe na mwene data ntawumenya umunsi Sperato, kugira ngo turi kumwe ku murongo yabasuhuza. Ndabasuhukije mwese bene data duhurira kuri urubuga muri iki kiganiro cyiza cyane. Uwiteka bishimire kandi abaho umugisha. Amen. Nk'uko rero nari maze kubivuga, icyigisho cyacu cy'iki cyumweru kiravuga ngo kwizera no kwemera, cyangwa se kwizera no kwiringira. Rero ijambo cyangwa se isomo ryo kuzirikanwa riravuga ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Iri ni isezerano Imana yahaye Abisirayeli. Nubwo yahaye Abisirayeli, ariko natwe uyu munsi riratureba. Noneho kugana Yesu paje 51 hakandika ngo ntiwashobora guhongerera ibyaha wakoze mu gihe cyahise, ntiwashobora guhindura umutima wawe no kuwuboneza ngo were, ahubwo Imana yasezeranye ko izabigukorera byose binyuze muri Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Iki cyigisho cy'iki gihembwe ni icyigisho nyine kitwereka uburyo umunyabyaha ashobora kugendana na Yesu. Ariko buriya kugira ngo umunyabyaha abashe kugendana na Yesu, ni uko aba yabashije no kumusanga. Aha rero tugeze nko ku ntambwe nk'iya 7 cyangwa iya 6 igana kuri Yesu, cyangwa se isanga Yesu kugira ngo umunyabyaha abane nawe. Kurebye ahambere twabonye urukundo rw'Imana, tubona uburyo umunyabyaha akeneye Kristo, sibyo? Kandi bari mu kubona uko umuntu nako kureba urukundo rwa Yesu, baba batwereka uburyo nyuma yo kugwa k'umuntu Imana itamuhanye ngo arimbuke, ahubwo ikamushakira umuti w'ikibazo yari yagize. Aricyo tubona ku murongo wa nako mu ntambwe twakita iya 2 igaragaza uburyo umunyabyaha akeneye kumenya Yesu. Kandi ibyo abibwirwa n'ikirere, abibwirwa na rwa rukundo Yesu yatweretse, na rwa rukundo Imana yatweretse ubwoherezaga umwana wayo. Kandi urwo rukundo Imana imaze kurutwereka, Yesu akaza agapfa mu cyimbo cy'umunyabyaha, akamubonera imbabazi z'ibyaha. Imana yanapanze uburyo noneho umunyabyaha agomba kubimenyeshwa binyuze mu babwirizabutumwa bwiza, mu itorero ry'Imana rigomba kugenda ribwiriza abantu iby'uko umuntu yakoze icyaha akaba agomba kurimbuka, ariko kandi n'iby'ukuntu Imana itamuhanye muri ibyo bibazo, yohereje Yesu akamupfira kugira ngo namwiringira azabashe kubabarirwa ibyaha bye. Ngira ngo ni nayo ngingo tugezeho. Ariko kugira ngo amwiringire, twabonye yuko umunyabyaha agomba kwitegereza Yesu, ngo Yesu akamuhesha kwihana. Yamara kwihana, uwo munyabyaha akabasha kwatura ibyaha bye. Nabyo twabonye ko n'ubundi abiheshwa na Yesu binyuze mu kugenda mu nzira yamweretse. Kuko umunyabyaha wese utihanye, mu yandi magambo utahawe impano yo kwihana binyuze mu kwitegereza Yesu, ntashobora no kwatura nyakuri. Nyuma yo kwatura, twabonye ko umunyabyaha asabwa kwegurira Imana ubushake bwe. Iyo amaze rero kwegurira Imana ubushake bwe, igikurikiraho ni uko agomba kwizera Imana no kuyiringira. Ngira ngo ni nayo ntambwe tugezeho noneho ubu ngubu. Ingingo ya mbere yaravugaga ngo imbabazi n'amahoro. Ikibazo cya mbere ni irihe sezerano ry'Imana ry'agahebuzo ry'imbabazi n'amahoro? Ngira ngo wadusubiriza iki kibazo. Murakoze cyane. Twagushimiye cyane uburyo ugaruye ibyo twize kugira bigaruke mu ntekerezo zacu.
kandi bibashe gutuma umuntu wese afatisha, kuko iyo dutangiye dutya ntabwo abantu bamenya aho twahereye kugira nabo babashe kugira tugendane. Nkurikije iki kibazo babajije imbabazi n'amahoro, isezerano ry'Imana ry'agahebuzo nk'uko baduhaye isomo muri Yohana wa mbere igice cya 1 n'umurongo w'9. Ayo magambo ari aho muri Yohana wa mbere 1:9 hatubwira ibijyanye no kwatura ibyaha n'amaherezo yabyo. Kuko baranditse ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizeye gukiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose, kugira ngo yababarirwe yezwe rwose. Nuko umuntu abasha, hari mu bigize kwihana harimo no kwatura ibyaha byacu. Umunyabyaha rero yamenyeshejwe ibyaha bye, abimenyeshwe n'Umwuka Wera nk'uko wabitubwiye, asabwa no kubyatura akabireka. Yamara kubireka akabona ubuhabwa umutima mushya, akabasha kwezwa byuzuye. Murakoze niko cyane rwose. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ni irihe sezerano rindi ry'ingenzi rihindura umuntu wese uko yakabaye agahinduka mushya ku buryo ashyira hamwe n'Imana? Ezekiyeli 36:26. Ngira ngo naho wadusubiriza iki kibazo. Rwose hano hari amagambo meza, amagambo akwiriye abantu bo muri kino gihe turimo cyacu, cyane cyane ko turi mu gihe cy'ubwihebe, igihe abantu babuze epfo na ruguru, mu ngo harabuze amahoro. Ariko hano hari isezerano Imana idusezeranya twese, hariya muri Ezekiyeli 36, hariya mu murongo no 26 hari amagambo meza ngira ngo buri muntu wese aho ari anezerwe, yishime kandi yishimire kuyumva. Hari isezerano Imana yandikishije mu ijambo ryayo, ubwo Imana y'ubwayo yadusezeranije ubu ibyizaduha bitumara kwatura ibyaha byacu. Yaranditse ngo nzabaha n'umutima mushya, ndashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo n'umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Amen. Mu yandi magambo, Imana nituramuka twisabye imbabazi z'ibyaha byacu izaduha ibitekerezo bishya, izaduha imitekerereze mishya. Mu yandi magambo duhinduke rwose, sibyo? Ngo kandi impano tuzayihabwa binyuze mu kwizera, kubera ko twibuke ko turimo dusoma imbabazi n'amahoro. Imbabazi si ikintu umuntu yakiha. Hejuru muri kugana Yesu page 49 bavuga ngo ukeneye kugira amahoro y'ijuru, imbabazi mvajuru n'urukundo mu mutima. Ibyo ntibigurwa amafaranga, ntibiboneshwa no kugira ubwenge. Ntabwo wakwiringira kubyishyikiriza wowe ubwawe, ariko Imana ishaka kubiguhera ubuntu, ari nta feza, ari nta n'ibiguzi. Yesaya 55:1. Byaba ibyawe urambuye ukuboko ukagira gute, ukabyakira. Ndetse hepfo kuri page ya 49:50 haravuga ngo impano Imana yadusezeraniye ko izaduha dukwiziye kwizera ko tuyihawe kandi ko ari yacu. Mu yandi magambo, iyo mpano y'umutima mushya, iyo mpano y'umwuka mushya, iyo mpano y'imbabazi, igihe dusabye Imana imbabazi dukwiye kwiringira kuyiduhaye kandi ko ari yande, ko ari yacu. Ngira ngo iyi ngingo irasobanutse cyane. Kwizera, imbabazi n'amahoro bibonwa n'abizeye Yesu, ariko kandi twibuke neza ko kuri kwizera kuza nyuma yo kwatura ibyaha byacu. Rero kimwe mu bintu twabonye hano gikomeye, abantu baca ku ruhande kwatura. Abantu ntabwo bazi kwatura, kandi abantu benshi biringira ko babarira ibyaha byabo, nyamara bitarigeze babarirwa kuko batigeze batura, bahuranye bavuga icyaha mu izina ryacyo. Ingingo ya kabiri, ubugingo bubonerwa muri Kristo. Ikibazo cya mbere, mbese ni iki Yesu yabwiye ikirema cyo ku kidendezi cy'i Betesida gukora, kandi ni iki twakwigira kuri ubu buhamya? Yohana 5:1-9. Turibuka iyi ni inkuru ya Yesu uburyo yakijije ikirema ku kidendezi cy'i Betesida. Yamubajije niba akeneye gukira, maze aramwemerera, ahita amubwira ati byuka bikorere uburiri bwawe ugende. Nuko ngira ngo hano birikumvikana. Hano ikirema cyabashijwe niba gikeneye gukira, kirangije kigaragaza ko gifite ikibazo cyo kuba kitari ntawe gifite wagishyiramo muri icyo kidendezi aho ngaho, kandi ari bwo buryo bwonyine afite bwo gukira. Yesu arangije aramubwira ati ngaho haguruka wikorere uburiri bwawe ugire gute, ugende. Icyakurikiyeho ni iki?
nuko cya kirema ntikigeze kijya impaka, ahubwo cyahise gihaguruka kikorera uburiri kiragira gute, kiragenda. Isomo hano dukwiye kwigiramo n'irihe rero, nuko tudakwiye gushidikanya amasezerano y'Imana, ahubwo dukwiye kumvira ibyo ijambo ry'Imana ritubwiye tutajuyaje. Iki kibazo wagira icyo kivugaho? uko bivuze biruzuye rwose, nta kintu narenzaho rwose n'ibyo. Reka tugende, reka tujye ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ngo ni iki cyasezeraniwe umunyabyaha binyuze muri Kristo? Ingoma za 2:7-14, Hosea 14:4. Ahangaha binyuze muri Kristo twabonye ko umunyabyaha yasezeraniwe imbabazi z'iki, z'ibyaha bye. Hano hari amagambo nshaka kugira ngo dusome aboneka mu kugana Yesu paje 51. Aravuga ngo ntiwashobora guhongerera ibyaha wakoze mu gihe cyahise, ntiwashobora guhindura umutima wawe no kuwuboneza ngo were, ariko Imana yasezeranye ko izabigukorera byose binyuze muri Kristo. Wizere iryo sezerano, watura ibyaha byawe kandi wiyegurira Imana. Aha biri kumvikana? Wizere iryo sezerano, ukizera yuko wabariwe kandi ko wejejwe, Imana izabigusohoreza. Uzasanga wakijijwe koko nk'uko Kristo yahaye ikirema imbaraga zo kugenda kimaze kwizera. Nawe niko bizamera nta kabuza. Akajambo rero ngira ngo tuze kuganiraho by'umwihariko kandi n'abadukurikiye baze kukitaho, karavuga ngo ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo ni ukubera ko Imana ariyo yabisezeranye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Aya magambo agaragaza uburyo dukwiye kwiringira Imana nituba twamaze gusohoza inshingano zacu. Mu yandi magambo, niba twahamagariwe kwitegereza Yesu tukamwitegereza, twarangiza tugahabwa impano yo kwihana, kuko kwitegereza Yesu, kwiga Yesu umunsi ku wundi, kumuganiraho, kumutekerezaho, ibyo bigera igihe bikamerura ya ndirimbo ngo ujye uvuga ibya Yesu uzumva ugize gute, uzumva ubabariwe. Ugera igihe icyaha cyawe ukacyanga, ukagitera umugongo rwose, ukanacyatura, kandi wasaba imbabazi Imana, igihe kikaza kugera ugasanga wagize gute, wakijijwe. Ariko hano batwihanangirije baravuga ngo ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ntukarindire ibizonga mubiri biza biturutse ku kuba wiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo ni ukubera ko Imana ari yagize gute, yabisezeranye. Kugira ngo uduhe inyunganizi kuri iyi ngingo. Kuri iyi ngingo irumvikana neza kandi irasobanutse, cyane cyane ko buriya impamvu baba bayizanye ni uko hariho abandi bantu benshi cyane bagira izindi nzira banyura, bakemeza ko umuntu akizwa ari uko byagenze gutya. Iyo byagenze gutya nibwo biba byagaragaye, cyane cyane ibimenyetso bigendana n'uko byagenze. Ariko noneho barerekana ko kwizera nyakuri kuba gushingiye n'uko intambwe ibyo wasabwe gukora wabikoze, cyane cyane ko n'ubundi arega ni umwuka wera ubikora. Umwuka wera niwe urarika umuntu akamurarikira kuza kuri Kristo. Umuntu wakwemera irarika ry'umwuka wera nibwo umwuka wera kujyana ku byabereye i Karuvari. Nibwo nyine mu buryo bw'imbaraga y'umwuka wera, mu buryo bw'ubumana, Imana iguhishurira andi maso y'iby'umwuka akwereka ibyo Kristo yakorewe kubera wowe. Aho rero ukiraho ngira ngo usobanurire abantu, iyo uvuze ngo amaso y'iby'umwuka ushatse kuvuga iki? Icyo ashatse kuvuga ni uko nk'uko Pawulo yavuze ati, yandikiye Abakorinto aravuga ati umuntu wacu w'inyuma arasaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahindurwa mushya. Ndetse yandikira n'Abefeso aragira ati kimara kumenya ko mwizera Imana ubu tugiye mbasabira kuko mukiri bato mu by'agakiza. Ndashaka gusobanurira neza abantu badukurikiye, iyo tuvuze umuntu wacu w'imbere tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze ibitekerezo, kuko ubu ni ibitekerezo. Urakoze cyane. Ni mu bitekerezo nimo bikorerwa. Mu yandi magambo, intekerezo z'umuntu, yego, iyo zikomeje gutekereza ku bya Yesu,
bigera igihe bikabyara muri uwo muntu kwanga icyaha no kukizinukwa, yego, kandi bikanamubashisha no kucyatura mu buryo butanamugoye rwose, yahuranyije adaciye ku ruhande. Yasaba Imana imbabazi rero z'ibyaha, agahita yiringira ko abibabariwe, atarindiriye ibindi bimenyetso bindi ku ruhande. yego, Gusa igihe kiragera runaka, nk'uko twabisomye hariya, akagenda muri we koko ya marangamutima y'uko yababariwe akagenda aza, ariyo ya mahoro agenda ajya mu mutima w'umuntu, nk'uko twabyize ku ngingo ya mbere. Umuntu akumva aratekanye, akumva aratuje, akumva aranezerewe mu mutima we, mu ntekerezo ze. Ngira ngo iyi ngingo irasobanutse. ariko nk'uko twigeze tubisoma, ubwo umuntu atangira guhabwa umwuka mushya n'ubugingo bushya no kuremwa bushya, nibwo ibya kera bishira, ya mico ya kamere ikava mu muntu, Imana igatangira kubaka urusengero bushya, ubugingo bushya n'imbuto nshya n'umwuka mushya. Nuko yenda tutagiyemo, ariko nitunasoma na hano aya hano ngira ngo ntabwo birimo, nanjye vuga ku ngingo yo kwa gatatu, ariko nugenda ugasoma mu Baroma 5:5, buriya ikintu bakomeje kuvuga cy'umwuka wera, hano turimo turavuga umutima mushya, turimo turavuga ubugingo bushya, turimo turavuga, ariko nujya gusoma mu Baroma 5:5, reka yenda nkufashe kugira ngo urusheho kumva ko n'abadukurikiye barushaho kumva ko ibyo uri kuvuga bifite umurongo, sibyo? Yego. Abaroma 5:5, hano hari amagambo avuga ngo bene ibyo byiringiro ntibinkoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mutima wanjye, mu mitima yacu, kubwo umwuka wera twahawe. Mu yandi magambo, uku guhinduka k'umutima mushya ni umwuka wera uza muri twe ukatuzana mu rukundo rw'Imana. Amen. Muri make ukatuzanamo n'ubushobozi burerega bwo gukomeza amategeko, kuko urukundo ni ikintu gusohoza amategeko. Nuko rero iyo umwuka aje, iyo twizeye duhabwa umwuka wera, uwo mwuka wera akatuzanamo urukundo rwinshi, akatuzanamo guhinduka. Mu yandi magambo, uwibaga akaba atakiba, uwabeshyaga akaba atakibeshya, uwavugaga nabi akaba atakivuga nabi. Mu yandi magambo, tugahinduka tugasa nka Kristo. Ariko uko guhinduka urimo barimo batwereka, nuko kuyoborwa n'umwuka wera muri kino gihe ni ingume cyane. Ni ingume pe, kugira hatagira ababyishimira kandi ibyo bintu bitabakorerwa cyangwa batabifite, kuko akenshi na kenshi abantu ku bw'amadini babamo, twese tubamo, kandi idini si ribi, kuba umuyoboke w'idini si bibi, ahubwo icyiza ni kuba umuyoboke wa Kristo, umwuka wera akari mu bugingo bushya mu muntu, kuko birababaje cyane ntawe utanga ibyo adafite. Umuntu utarahinduka, umuntu utarabyaga ubwa kabiri, umuntu utarahabwa ubwo bugingo, none niwe wabwigisha abandi nawe ntabwo afite, biragoranye. niho bipfira rero. Reka twibuke rero ku ngingo ya gatatu ivuga ngo kwemererwa muri Kristo, muri Yesu ukundwa. Ikibazo cya mbere, iyo Yesu yakiriwe nk'umukiza bigenda bite ku byaha byo mu gihe cyahise? Ahangaha Abaroma 3:25, Abaroma 5:1, Abaroma 9:5-10, nuko ibyaha byo mu gihe cyashize birirengagiza tugahindurwa abakiranutsi. Ni iki gituma umwizera ahagarara imbere y'Imana? Abaroma 8:1 haravuga ngo nuko rero noneho bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Hano hari akajambo muri Bibiliya yera katarimo, ariko muri Bibiliya y'Icyongereza ya King James karimo kavuga ngo abatayoborwa n'umubiri ahubwo bayoborwa n'umwuka. Amen. Aka kajambo karagiye, ariko kandi ni akajambo k'ingenzi cyane. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, abayoborwa n'umwuka. Muri make igituma umwizera ahagarara imbere y'Imana ni uko bari muri Kristo Yesu, kandi igihamya ko ari muri Kristo Yesu ni uko batakiyoborwa n'umubiri ahubwo bayoborwa n'iki? Ayoborwa n'umwuka. Ikibazo cya gatatu kikavuga ngo ni iyihe mpinduka igomba kugirwa n'abantu bose binjiye muri iri sezerano ryo kugirana isano n'Imana? Petero wa mbere 1:18-19, Abakorinto ba mbere 6:19-20, Abagalatiya 3:26 haravuga ngo, hagaragaza ko dukwiye kwitandukanya n'ingeso mbi zitagira umumaro. Mu yandi magambo, dukwiye kwitandukanya n'imirimo ipfuye n'imirimo yo gukiranirwa. Hano mu kugana Yesu paje 51-52 haravuga ngo, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nk'uko tubona muri Petero wa mbere 1:18-19. Binyuze muri iki gikorwa cyoroheje cyo kwizera Imana, nicyo cyatumye umwuka wera ashyira ubugingo bushya mu mutima wawe. Bya bindi twabonye,
umeze nk'umwana wavukiye mu muryango w'Imana, kandi Imana igukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. amen. Hano ingingo ya 4 ikurikiraho iravuga ngo kugendana na Kristo. Mbese umwizera yaba yitezweho kwitwara gute? Abakolosayi 2:6 niba warahasomye watubwira mu ncamake. Hano hagaragaza niba twarakiriye Kristo Yesu ko dukwiye kugendera muri we. Ukwitwara kwacu ni ukugendera muri Kristo Yesu. Bivuze iki? Bivuze kugenda tuyobowe n'Umwuka Wera. Cyane rwose. Kuko umuntu uyobowe n'Umwuka Wera ntaba akiyobowe n'amategeko yandi y'ibyaha, ntaba akiyoborwa n'amarangamutima ye, ahubwo ubugingo bushya umuntu azanirwa n'Umwuka Wera muri Kristo nibwo umurere bukamukuza akabasha kuba umuntu w'Imana. Mbega yarabaye mushya. Kuyoborwa n'Umwuka Wera nicyo kidukwiriye twese ku muntu w'Imana cyane. Hano umwuka wanuziho haravuga mu gitabo cyitwa Kugana Yesu page 52 harimo amagambo avuga ngo noneho ubwo wiyeguriye Yesu ntugasubire inyuma, ntukongere kumujya kure, ahubwo iminsi yose ujye uvuga uti ndi uwa Kristo, naramwiyeguriye. Umusabe kuguha umwuka we akurindisha ubuntu bwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu yandi magambo, nyuma yo kwizera ntidukwiye kurekera ahubwo dukwiye kuba hafi ya Yesu. Mu yandi magambo, dukwiye gukomeza tukitegereza Yesu. Nicyo bishatse kuvuga. Ndetse mu Baheburayo 3:1 baravuga ngo tugomba gukomeza gutekereza Yesu. Nicyo bisobanuye hano. Kandi uko tumutekereza ngo tumusabe. Mu yandi magambo, tumusenge, tumusaba umwuka we muri ibi buryo zawuduha. Kandi nawuduha tuzabasha kurindishwa ubuntu bwe. Iyo tuvuze kurindishwa ubuntu bwe nta kindi nuko umwuka wera, umwuka wera niyo mpano niyo mpano Imana iduha kugira ngo adufashe kugenda duhinduka. Ni nawe ugenda uturinda rero muri ibyo byose. Hakomeza avuga ngo nk'uko woheshejwe kuba umwana w'Imana kubwo kwiyegurira no kwizera, aba ari nako uba muri yo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ikibazo cya 2, mbese amakosa akozwe mu gihe cyo kwiga agenzwa ate? Yohana wa mbere 2:1-2. Hari tugaragariza neza ko tuba tugomba kuyihana kandi tukiringira ko Yesu ayatubabariye igihe tumusabye iki? Tumusabye imbabazi. Hagakomeza mu hano mu mwuka w'ubuhanuzi akuvuga n'ubundi Kugana Yesu page 5:2-5. Imbaraga n'ubuntu bibonerwa muri Kristo bihabwa buri muntu wese wizera, bizanwe n'abamarayika bakorera abantu. Yani magambo, imbaraga n'ubuntu bibonerwa muri Kristo bihabwa buri muntu wese wizera, kandi ibyo bintu bizanywe nande? N'abamarayika. Nta munyabyaha n'umwe n'ubwo yaba yasayisha ate udashobora kubona imbaraga, ubutungane no gukiranuka muri Yesu wadupfiriye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yani magambo, nta muntu n'umwe uri ku rwego rwo kuba atababarirwa. Nicyo ibi bishatse kutubwira. Ikibazo cya 3, sobanura uko dukomerezwa muri uru rugendo. Dukomezwa dute? Niba warahasomye wadufasha cyangwa ngakomeza. Ukurikije uko amasomo baduhaye, ni ibigaragaza ko gukomerezwa muri Kristo no kuguma mu mucyo. Tuyobowe n'umwuka w'umucyo. Amaraso ya Yesu niho atwereza ibibi byose byabasha kutuzaho. Ariko turi mu mucyo, wa mugani wa ndirimo kugendera mu mucyo. Urakoze cyane. Niyo magambo, niyo dukeneye gukomerezwa muri Kristo dukwiye gukumya tukagendera mu kuri, tukagendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Ingingo ya nyuma iravuga ngo urukundo rwa Data wa twese rwaducunguye. Ikibazo cya mbere, ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana? Yesaya 55:7 ndetse na Yesaya 44:22 haravuga ngo dukwiye kureka ingeso zacu mbi n'ibyo twibwira tukagarukira ubushake bw'Imana. Yani magambo, dukwiye kurekeraho kugendera mu nzira za kera zipfuye, kandi ntidukomeze kugendera mu byo twibwira, ahubwo tukagendera mu by'ijambo ry'Imana rigira gute bitubwira. Hano mu bakurambere n'abahanuzi baravuga ngo umuntu wese uzacyahwa n'Imana akicisha bugufi mu mutima we, urumva, afite kwihana no kwatura nk'uko Dawidi yabigenje. Yani magambo, hano hakenewe guca bugufi, kwihana, kwatura nka bimwe bya Dawidi. Akwiriye kumenya adashidikanya ko agifite ibyiringiro. Imana idufashe. Ikibazo cya 2, nihe myifato nyakuri ya Data wa twese wo mu ijuru agirira abantu bose bahabiye kure ye?
murakoze cyane. Inyifato data wa twese agirira abantu bose bahabiye kure ni urukundo rugeranije akunda umunyabyaha, ubwo yavuze ati erega sinishimira ko ugiye gupfa yapfa. Umwana ntabwo yishimira ko umunyabyaha akomeza kuba umunyabyaha, yishimira ko umunyabyaha yabireka akagarukira Imana mu izina rya Kristo Yesu, mu mbaraga y'Umwuka Wera akabaho. Murakoze cyane rwose. Ngira ngo hano mu mwuka w'ubuhanuzi hanatubwiye ngo Satani yiteguye kutunyaga amasezerano meza y'Imana, yifuza gukuraho buri kambi kose k'ibyiringiro na buri murasire w'umucyo urabagiranira mu mutima, ariko ntukamukundire kwagenza atyo. Ntugategere amatwi kumva umushukanyi avuga, ahubwo ujye uvuga uti Yesu yapfiriye kugira ngo mbone ubugingo, arankunda, ntabwo ashaka ko ndimbuka. Umugani w'umwana w'ikirara atubwira uko umwana yakiriwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hepfo harakomeza akavuga ngo ariko nubwo uwo mugani uteye imbabazi n'agahinda, ntubasha gushyikira ku gusobanura neza impuhwe za Data wa twese uri mu ijuru. Uwiteka yavugiye mu muhanuzi ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza neza nka kwiyegereza. Yeremiya 31:3. Umunyabyaha akiri kure y'urugo rwa se agapfusha ubusa umutungo we mu gihugu cya kure, umutima wa se uramukumbura. Urukumbuzi ruza mu mutima rumurehereza kugarukira Imana, nyamara burya Umwuka Wera niwe uba uri kwireherezaho uwo munyabyaha, amuhendahendera kugaruka iyo mpabe, akayegeza umutima wa se wuje urukundo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yandi magambo hano kugeza ahantu turabona ko Umwuka Wera ufite uruhare rukomeye cyane, ariko Umwuka Wera tujye twibika ko ni Umwuka Wera ukorera mu ijambo ry'Imana, ni Umwuka Wera ukorera mu babwirizabutumwa bamufite, kuko buri ikibazo dufite gikomeye cyane ni ababwirizabutumwa badayobowe n'Umwuka Wera. Ari nayo mpamvu n'ibyo batubwiriza bitabasha no kuduhindura. Niyo baje no kutubwira ntibatubwira ibya Yesu, ahubwo batubwira iby'imigani n'amasekuru n'ibiki n'ibi no kudusetsa n'iby'inyungu zabo bwite. Usanga abantu badafata umwanya wo kwigisha abantu ibya Yesu, ahubwo babigisha iby'idini kurusha ibya Yesu. Bityo nibyo batwigishije nta Mwuka Wera ubirimo. Ndetse ngo hari amagambo avuga ko burya umuntu wigisha ibidaturuka kuri Yesu, muri make umuntu wigisha ibitarimo igitambo cya Kristo, aba ameze nk'umuntu uri gutamba igitambo nka kimwe cya Kayini. Imana rero idufasha kugira ngo tubashe kwita ku by'ijambo ry'Imana ritubwira, tubashe kwitegereza Yesu kugira ngo aduhe kwihana, atubashishe kwatura mu buryo bukwiriye, tubashishe kwegurira Imana imitima yacu, uko buryo uko turushaho kwitegereza Yesu niko ibyo byose bigenda biza, sibyo? Noneho n'igihe dusabye imbabazi z'ibyaha byacu tujye twiringira ko tubihawe, tutarindiriye ibindi bimenyetso bindi bidasanzwe, kandi igihe ngo nikigera tuzagenda rwose twiyumvamo ko twagize gute, ko twababariwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngira ngo ikindi gikomeye hano kirimo nuko imbabazi z'Imana, urukundo rwayo, dukwiye guhora iteka tubyiyumvisha ko bihari, ntitukagire na rimwe dushidikanya imbabazi n'urukundo rw'Imana. Kandi ngo umunyabyaha nubwo yaba ari mubi kurusha abandi bose, uwo nawe Yesu igitambo yatanze kirahagije ngo kimukize. Nta mpamvu n'imwe rero dufite yo kutiringira Imana. Kugira ngo iki cyigisho rwose kirasobanutse. Rero nagira ngo dusoza duhe umwanya mwene data nawe aduhe mu ncamake mu magambo make uko y'iki cyigisho yacyumvise, ubundi niturangiza anadusengere. Murakoze cyane bene data bakundwa, twishimiye cyane iki cyigisho cy'iki cyumweru cyose, kandi nkurikije amagambo twize ndabona byose kugira ngo bishoboke ari uko twebwe abari muri iyi si kubw'amahirwe Imana yiduhaye muri kino gihe giheruka, ari uko twakwemera tukumvira ijwi ry'Umwuka Wera rikorera muri twebwe, imbaraga y'Umwuka Wera idushakisha kugira tureze kuri Kristo mu kwihana k'ukuri, kugira natwe duhabwe umutima mushya n'umwuka mushya. Mwese rero abo twiganye, icyo cyifuzo kibi cyanjye kibi cyacu, kuko niho hantu hari intsinzi ikomeye, kandi niho hari kugwa gukomeye cyane, ko abantu bamwe bibwira ko bayoboye abantu baberekeza mu ijuru, ariko bakaba bayobowe n'umubiri, imbaraga y'Umwuka Wera itarabahindura
bene izo nyigisho zose ziza nta mbaraga irema ubugingo ihari, nuko abantu bakibwira ko hari abizera bakizezwa ko bazajya mu ijuru, ariko nyamara batarahabwa umutima mushya n'umwuka mushya. Uwiteka dushoboze rero kwakira ayo mahirwe Imana yatugeneye yo guhabwa umubatizo w'umwuka wera, kuko abantu batarahabwa umubatizo w'umwuka wera nta na rimwe na gatoya iby'umwuka bizigera bibazaho, bazakomeza kujya bateza waraza rwose. Uwiteka adufashe. Reka rero twicishije bugufi nk'uko tumenyereye, twebwe buri sengesho ryose risaba gupfukama niba bishoboka, kandi ubu birashoboka rwose kuri buri muntu wese bishobokera. Mureke dupfukame dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwuka wera, dushimiye Imana cyane kuba yaduhaye umwanya wo kwiga iki cyigisho. Tubonye ko umwuka wera adahari nta cyakorwa, turasaba umwuka wera. Umwuka wera turamukeneye kuko ab'itorero ry'amasigarira rizategereza kugaruka kwa Kristo Yesu rizahabwa imbaraga y'umwuka wera, ndetse ngo uzaba ukubye inshuro 10 imbaraga y'umwuka wera yabaye ku munsi wa Pantekote. Kandi ku munsi wa Pantekote ngo ibyanditswe bitubwira, kandi twizera ibyanditswe byera mu buryo bwose, umwuka wera amajije kuza, nibwo abigishwa bahawe imbaraga yo guhamya no kubwiriza. Uwo munsi Petero na Yohana buzuye umwuka wera, nibwo bigishije amateraniro yaho abari i Yerusalemu bose iryo jambo uko ryari riyobowe n'umwuka wera, ribwirijwe n'umuntu wabatijwe mu mwuka wera. Abantu 3,000 bahindukiriye umwami, kandi guhera uwo munsi wa none ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara. Kandi buri kigoroba, buri saa 9, Petero na Yohana n'abandi bigishwa bakundaga kujya gusenga. Imirimo n'ibitangaza byakorwaga n'intumwa ziyobowe n'umwuka wera. Turagushimiye Nyagasani Imana ishobora byose kuba twize aya magambo meza cyane. Natwe rero dukeneye umwuka wera cyane, dukeneye umwuka wera ndetse rwose, kugira umwuka wera aze adufashe gusobanukirwa ibya Kristo Yesu, adufashe kwihana, adufashe kuturemamo umwuka mushya, ubugingo bushya, umuntu mushya. Ibyo bitume tubasha kuba intumwa z'ijuru muri bino bihe biheruka. Urakoze rero, abumvisha ijambo ryawe nabo ubashiremo uwo mutima wo gushaka imbaraga y'umwuka wera kugira ibintu byose bizashoboke. Twese rero uduhe umugisha, tubyambaza Imana mu izina rya Yesu. Amen.